Navuga yuko afite umugabo we Bogari wakana use kuko ntabwo nzi kanyota njyewe. Uri Bogari kwicupa pe. No. Ubwo ni uwanjye. Shawa kana ko mbona hari ahantu nkuzi he? Shobora kuba warambonye muri filime ya Yesu. Ko natajya senjya mu kabari. Waba warambonye mu icupa? Ariko shawa unjijisha hari ahantu nkuzi ubundi so nindi. Nikazitunga. No. Bajyo ahantu nkuzi ariko icyo nzi cyo so turaziranye. Cyangwa ubwo twarigana. Sha twigana se urabona ngengana nawe. Uzi ko nkubyaye? Muri batisimus. Ngiye nagukubita ipetu gasa. Wose nkwakandagiye mu ishuri koko. Keretse ishuri ry'abasinzi. No. Gore wawe ubu yakicara mu bandi bagore ubakavuga ko afite umugabo. Akanavuga yuko afite umugabo we Bogari wakana use kuko ntabwo nzi kanyota njyewe. Uri Bogari kwicupa pe. No. Ubwo ni uwanjye. Nta n'umugore ubayeho neza nk'uwanjye Peti. Nujye usonza ujye uza mu rugo nkugaburira ahubwo. Nawe wabuze ibyo urya bwakira kwishenga ufite urugo rwiza. Ntakubeshye urugo rwawe ntirurya kabiri. Usaba umunyu pe. Abagore barihangana kugira ngo mushake nahera kwishyiga. Namwe niba bamwiyubashye ngo tububahe. Nta mubosi ufukamira umukozi we. Meze bite se? Sawa. Akoze kuba wandangiyeho nari nge kwa ntamubonye. Tubabareye kuba tubarugoye. Ngaho babwire. Ari Yuda na Satani ninde wagambaniye Yesu? Uyoboye bigira hano muri quartier ntabwo bakwitebera n'ikamyo. Ibi bikamye rero ibibure banga. Ni ibintu nubundi ndimo ndashaka kugura. Ngibi Perime so gufite perime. Perime wako wababonye amafaranga yo kugura ibi binazi biparitse hanga ukabura wanacengera urabizi kabisa ngo muri niyo mpamvu nakugize umutekano. Wanaye ndari ndabishimurira neza cyane. Kabisa nkuri inyuma buri kimwe cyose kabisa bumve ibyo bintu ni mbo umva rero ukuntu gahunda imeze. Kuvuga ngo uramuginga ko ni Kanyota. Afite ibintu ari kwikora mu mudugudu wanjye ngaho arimo aragenda avuga ngo agiye ku afite nyine ibintu ibitekerezo byo gushaka ari gushaka gufata nyine akagira iki haryo ubwo ngubwo nubwo mbyibagiwe ariko ibyo ari byo byose nzi yuko ashaka kuzana urumogi mu mudugudu wanjye. What? Ashaka kuzana urumogi mu mudugudu kubera yuko mba ngenda numva yuko ashaka kurugura cyangwa se byakwanga akarutera yaruterera yanga ku buyobozi bari kuri mudugudu kuyoboye natwe turahari naje. Ikindi kandi reka nkubwire none ikindi kintu cyanangaje nuko arimo arapanga gufata akana ku ngufu kabana akana yego shuwa se cya mwana ubwanda tugo nguko cyanaga ari umwana wibeshe arimo arashaka gufata akana kabandi ku ngufu mu bintu afite mu migambi yose arabifite ahubwo ndashaka ko tumufungisha ako kana ahubwo tubigenze gute nta miyaga tugomba kumushirira mu kabisa twabikora twamufungisha twabikora kuko icyambere arimo arashaka kuzana urumogi ngo kanaruhinga ku buryo nyine bano bana runo rubyiruko rwose ubona muri quartier ubona twimigirigiri tukiri dutoya ashaka kutwangisha rero ikintu kiza twakora twamufungisha ikindi agashaka gufata umwana w'abandi ku ngufu kiri uruhinja dore rega narababonanye bari kumwe bemo baraganira rero twamufungisha. None se agwamenye ayo makuru nagira ikintu namubaza byibuze cyakwica ni igisinzi kiba cyapfuye mu mutwe. Uyu musinzi nagwa bikuza rero ntabwo niyo muyobozi quartier yose urayifite nta kibazo ku buryo byaye. Ndayifite ariko murabizi ko haba hari ibyigomeke hari ibyigomeke tugomba guhangana nabyo. Jewe nagiye gusenga ndi mu rusengero pastor ari kubisobanura Madame arabamagara njya kumwitaba ngarutse nsanga pastor arangije kubisobanura rero ntabyo nzi
amureke tubaze kano kana cyane cyane koko kakiri gatoya kakiri no kwiga wasanga no ku ishuri babibigisha yatandi wagambaniye Yesu mwayobye cyane cyane hano ni mu isi ntabwo ari mu ijuru ntabwo nabagaho cya kabiri mujye mu ijuru kubazayo cyangwa mujye ikuzimu no kubaza Satani tujye kubaza abandi nabona ntakigenda cyabo kave mu nzira nose muyobo nimugeza kuri polisi urabona ibimenyetso turabikura kuzi ko nta foto nta cyabaye ibimenyetso se si amagambo gutangira kunywa urumogi muri karitsiye hano mu mudugudu anaruhinga icyo ni kimwe waba uzi se noneho umwana ndi kukubwira azafata ku ngufu ntabwo muzi ni umwana wawe umwana wawe mudugudu ntabwo njya mbere ntabwo bibaho tugiye tumurera kawe ka bebe kitwa Sari yagiye kugafata ku ngufu ngasize mu rugo ako ngako nikagiye gufata ku ngufu yaba nagarankira afata umukobwa wanjye uwo njye nahita mwica kabisa abashaka gusoma urupfu ubwo ngo rero urabizi neza bebe se cyangwa ntabwo umuzi uravuga ngo ndi inzobe ko mfite inzobe n'urukara uwo bebe ya niwe uwo nguwo ntabwo byagwa imyaka ye nayijyana muri gereza ubwo ngubwo ntabwo byashoboka nuko nyine wabimenye ibintu nkubwira njye ndabizi neza cyane ahubwo we watinze ntabwo natinze ikintu kiriho ukuntu ibintu bimeze uzi ko noneho yabimbwiraga ari seriye yaraka yabyimbye nagira ngo ahubwo none ararara abikoze uwo munsi yabivugaga cyangwa yaranabikoze ko abantu ntabizera byanashoboka reka manze njye kugishaka cyo kubitwa n'inkuba yatera riteri manze n'ikindi ebyiri ego sha genda sha nushaka ugakuremo ukamaremo umwuka noneho ndagakoze kabisa ngashyirishijemo ndakagambaniye rurya ndagakoze ehwana nibagende bagafange nyana yemwe we barakubaza iby'Imana ahubwo bakubajije iby'inzoka ko mbona ari byuzi kariya kabazo bambajije buriya rero nari nkazi nuko nakibagiwe no ase mudugo kunshacekesha wamaye umunwa inde kaze neza mboga zizanye umva we ushaka wareka tukabiganiraho pe nukuri pe twabiganiraho umva nkubwiza ukuri bikemuraka kandi kanye nawe urabizi ko shiraho bitanu byanjye rero ushaka wareka tukabiganira umva turabiganiriraho uri mu bitaro uri kunyumva neza uri mu bitaro niko njye kuganire nawe basigira impuhwe halo wakabonye halo ntabwo nari nakabona nagezeyo ndakabura nageze no kabari ndakabura ariko ntabwo ndamubura uko biragenda kose kuko umwana wanjye ntizakunda rimwe indani umva ubwo nyine nimba utaranakabona gashakisha ugashaka ahantu hose kuko nimba wanakabuze ubu ngubu ugashakire mu bubari aho ngaho ntukabura uhita ugenda ujye kukareba no hirya iyo ngiyo muri karitsiye kuko ubu ngubu wasanga karimo karahiga n'umwana wawe ahubwo we ntukabona umbwire kabisa sawa umugabo wariye umva nanjye umve w'amafuti wowe uraza ahantu ari ntabwo wabiye oya mvuye mu itsinda aka kanya urabona hadafunze wumva urareba mu makayi n'ibibazo bihari wowe mwese ibyo bibazo ni iby'iki uzi ibintu agiye gukora umugabo wawe se yakoze iki se uri madamu kanyota we ko ndabakomezanya mwese murajya ku buyobozi ntabwo bibyakora mu gihe cyose ni kanyota agiye kuzana imbogo mu mugi we nabonye umugabo yiceceka va mu by'abagabo umva madamu umva rero nkubwire guhera uyu munsi kuri iyi saha n'uyu munota ngewe kugeraho nza ngasanga utari mu rugo wari wagiye ngo mu matsinda ayo matsinda yanyu ese undi ko wanyingiranye umukingirana ntabwo ukiri umugore wanjye ngewe ubwo ngira hano ngasanga udahari wagiye ngo mu matsinda ese ayo matsinda ntayahera
cyangwa wahuye na ka kagabo ngo ni mudugudu ngo bitaruye ariko ngo kamenyereye ngo kurya ngo abagore bo mudugudu kabamaze uyu munsi kuva n'uyu munota ngenda kwirukanye haguruka umvira ahangaha rwose nta bintu haguruka umvira ahangaha singushaka muri uru rugo ariko ubundi wowe ninde wakohereje hano kandi wasanga ari wa muyobozi ngo wakoresha ngo wowe muyobozi wa gicucu ushaka gufata umwana wanjye ku ngufu ushaka gucuruza urumogi ugiye kumupesha hano muri uyu mujyi ntabwo byakunda urakabije ntabwo amakosa yawe umugore wawe ibintu umukore ntabwo mbibonye ahangaha ntabwo umuntu ufite ntabwo byakunda tugende ibindi birazanye